twigendeye abakurikiye Ngurungunzu TV reka twongere tubasuhuze. Turi hano mu murenge wa Nduba mu kagari ka Gasanze, tuhasanze umugabo, reka tumubaze uko yitwa anatwibwire. Uri aho wa mugabo witwa nde? Nzamurambaho Diodene. Mvuze ngo banyitana ndimo kwikekera witwa Nzamurambaho Diodene mu Kinyarwanda. Abakuzi bakuzi kuri he zina nirihe? Bazi ku izina rya Rasita. Bashaka bagashyiraho injusi. Injusi ngo bishaka kuvuga iki? Ubwo nyine bishatse kuvuga wa muntu uba warakuranye urwenya cyane. Asetsa byata. Uri umunyarwenya? Uri umunyarwenya? Ubu ushaka gusetsa abantu bose bari hano bakurikiye Ngurungunzu TV bagaseka. Ibyo byoroshye. Ubu abantu bose ngaho nsetsa. Ndebe ko nsetsa, ngaho nsetsa. Byaterwa n'ukuntu waba ugira muri kwikaruma. Ngaho reba kantu nkubitaho ushobora kuba ari kudaseka ubuze. Oya, ariko inshingano no gusetsa ndagira ngo unsetse turebe. Ariko ndabona abantu batangiye guseka. None se kubera icyo taseka buru? Ubwo wansobanurira icyaba kikuri mu mutima cyatuma udaseka. Useka se ntuzi ko byongera imitsi yo kubaho. Ndabizi biranahenda. Ariko Rasta nkibyibuka hari akandi kantu mbonye hano, aka kantu nagaki. Aka ngaka se? Wawe nawe wiza aka ngaka nagatatuwaje. Ndabona akantu niba aragasiga, niba aka ngaka ni kasakaba, ni kagasiga bita sakaba, kurabona kari gahagaze nyene no kugeta. Muri cyo gushaka kuvuga ko nawe uguruka, mbese nawe uri gusakaba. Nawe za ngoma nyene ziguruka ni kubiguruko yi. Mbese ku bintu by'ingoma urebaho mbese. Yose uri kundeba ukanyekera nk'imyaka ingahe ubu. Ntari nasa. Reka nkubwire bose Rasta G nko kwabimbwiye, ndareba nkabane ndifite nk'imyaka nka 12. Nanone nawe mbaye bebe. Reka da? Urayirengeje? Kandi buri umupeti sha Rasta G. Reka ubu saba haje bino birushya. Ikiroso. Ni ikiroso. Rese Rasta G uravuze ngo uraguruka ngo mu bigoma ngo biguruka. Ibigoma biguruka tuzi tumenyene bya bindi by'abanyamahanga hakuryo by'abakongomani. Ubwo nawe uri umukongomani se? Aya ntabwo ndo umukongomani. Ariko sinjyana zabo urazizi? Ndo umunyarwanda ariko ni nkaho wagira ngo ihari impano yanjye Imana yagiye ibanza kuyikura Uganda ikayizana ikayicisha mu kirere ikayizana ikayishyira mu gihugu. Wowe ugurukana n'icyo gisiga uguruka ujya Uganda? Byanashoboka. Undagira ngo tugurukeho gatoya. Ndashaka unkubite kwibaba rimwe ry'iki gisiga, ungurukana unjyane Uganda gakeya, ureba yo nk'umuhanzi wemera, unkubitira akantu nyine ke nyine uhita unyemeza nyine wemeze n'abantu bakurikiye Ngurungunzu TV. Yandere musabo Kamingi warayibagiwe. Niyo yihuta ifite speed. Guruka nyine tugende. Guruka tugende kwa Kamingi. Twagiye. Ko nk'amasegonda make. Ako ntiwikange numva ntangiye mbibura. Oya ntago nikanga. Kunde bari wikanze. Oya twongere. Ngaho. Usura mu wenzi nawe. Ayo respectina. Yo. With the man no big bossy, ni bossy. Big boy you got. Mamiyo. Palace. Uri kula byumva ari. Siko tugiye kuguruka koko. I'm sorry. Oh, are you coming for you, God? Oh, mesele batila tu baby, wanasema mimi kweze. Fusta musta unaniseja, ulikuweke moyoni, atala fandomoni, wendizifuna munange sakulila kula machozi. Oh, ayo coming 7, ne pasta wange yanga mje walila for me. Udamu kunonya bayaye babeko mupenzi weni, imbebi wanajue I do for you. I'm coming for you. Kuwa masajiye nigamubambiyo, sijambule binuko bya mapenzi. Kuwa masajiye nigamubambiyo, sijambule binuko bya mapenzi. Oh, mamiyo. Oh, mamiyo. Mamiyo. Oh, mamiyo. Ariko Rasta ndakwemera cyane koko uri Rasta G koko. Ubu tuvanye muri Uganda. Ariko Rasta ushaka kwariza amashuri menshi cyane. Ayaragabure ya ushobora kutiga menshi nibyo nakubwiraga ubundi ubwenge.
ubwenge bundi ntabwo ari ukwiga amashuri nese rasta ko n'ibyo urimba ikigande urimba igiswahili ibyo bintu usanzwe ubizi izo ndimi usanzwe uzizi ariko si ubwo ngubwo ni gute waba utega amatwi rero umuntu avuze igiswahili kereka byibuze uri kumva kuteri wenda bigaciyuma ya kuteri naho igihe urimo kumva umuntu wamuteza amatwi nta mpamvu yo kuba utakuba ikintu by the way rasta ndakwemeye cyane rasta ji uyu munsi wagize amahirwe yo kuganira na Ngurungunzu TV uyu munsi urimo urakurikirwa n'abantu hafi isi yose irimo iragukurikira ubu se nkawe gira ikintu ubwira abantu bakubonye cyangwa se abantu bumva bashaka kugukunda urumva wabizeza iki n'icyo wumva ugiye kubateganyiriza mu minsi iri imbere so nje ikintu nabwira abantu cyo nuko wenda njyewe babona kuno nyine kwiyaminiya wenda nta muntu byatera inuza wenda nk'icyari cyase azo akavuga ati wenda bravo komereza aho ngaho komereza aho ngaho kuko n'ubundi ibi ngibi ntabwo bipfa guhira kandi urabizi wa muhanzi yaririmbye ati hip hop ntihira ubishaka mbese bari nk'inuza nk'impano Imana iba yarihereye umuntu gusa ariko nanjye kabisa ndashaka kuba wagerageza gukora cyane ahubwo byanaba ngombwa njye binafashije byibuze nkava no muri ibi ngibi ndimo nkaba ukajya mu rundi rwego nkaba najya mu rundi ibyo rero ugiye kubigeraho bidatinze kubera ko wamaze kugera kuri Ngurungunzu TV niyo mpamvu ubu gira icyizere wamaze kugera kuri Ngurungunzu TV abafana bawe bose ubabwire ko ibintu bigiye guhinduka none se rasta abantu benshi bajya bavuga ngo abantu b'abarasta ngo banywa ibiyobyabwenge ngo abantu b'abarasta ngo bifata nabi wowe ibyo bintu hari ikintu biziho ubundi abantu buri wese kuri ese yivugira ibye n'ubundi uraba wambaye costume yawe bavuga ati se ya costume buriya akaza akora kavamo amafaranga yo kuba yayigura buriya wasanga yayitiye uraba hari n'udashimishwa nuko ugiye kwirira inkoko we kandi agiye kurya ibijumba ibyo ni isa noneho rero kuvuga ngo itabi ntago ari cyo bakakwiye kwitwara nta nubwo narinywa rwose oya singiye guhakana ni kuri ngo ndarinywa hese ubwo wahacimye ko we nakubesha uba Imana nayibesha Imana ireba ikiba kindimo igahita ikivuga ati ariko ntiwareba ikindi ariko icyo twagira ngo tuvuge ntabwo uririmba ari ukwanywa itabi ntabwo uririmba bikurimo none se ubu ngubu ko munuza muri transit ko nabaga ntarinyweye ntabwo nakubitiraga za kapera se buretse ngo muri transit ni hehe muri transit hariya tujya twitinuza mukandoye ntubyizi hahandi bajyana abantu b'inzererezi badashobotse bafite imyitwarire mibi yaba ari inzererezi yaba ari intuza y'amabandi yaba ari ibi nawe wagiyeyo ariko njye ntabwo nagiye mu buryo bwo kuvuga ngo ndibande ni impanuka niko nabyita ni kwa kuri nihura na leta yapanze imikaka ati nawe singuswa mu mikwabo ariko Imana ishimwe kubera yuko wanavuye navuye erega buri Imana iyo uyeretse yuko uri kumwe nayo kandi icyambere cyo nukuntu gusenga rasta kugira ngo rero dusoze reka dusoreze ku kantu kamwe tugiye kugufasha kumenyekana gutera imbere nk'uko wabuze ubyifuza byamfasha kabisa wowe gira icyizere ko wageze kuri Ngurungunzu TV abantu bagiye gutangira bagukunde bahamagare batirasa turashaka katubyinira turashaka dusesa turashaka gira gute none twagira ngo nk'abantu bari hano ugire nk'akantu babwira abantu bagukurikiye bari hano aba turi kumwe muri aka kanya abandi bo baraza kugurukira kuri channel yacu ariko twagira ngo noneho twumve akantu wabwira nk'abantu bari hano hanyuma kugira ngo dusoze akantu nabwira nk'abantu bari hano kabisa nibaze ngewe banshyigikire batera ingabo mu bitugu kuko burya umugabo umwe ntago yigira kuba namenyekana nukuba ni urugero nka macumi arimo aramperezata urugero wenda nkura mashini aramperezata kabisa hari umuntu witwa mashine se twe tuba dufite mashini nuriya mugabo witwa mashine kutaravo mu mirimo mashini uraho akira ngo usuze sha mashi nyura hano imbere ngo usuze ariko mashi nyura hano imbere nyura za mashi yewe witwa mashini niwe mashini gwese kugira ngo bakwite mashini no kuri ariko ko baca gashe kubera akazi dukora ukora kaye kazi mashini kandi ashawuri n'umusore kabizira kuba simbuka bya hatari ariko ngo usunika ngo amagare ngo ibyitatu ngo ibyitanu ngo ibyirindwi niwe mashini hano kuri kano gasima mbere niwe mashini kuri kano gasima mashini rero turi hano nka Ngurungunzu TV no kuvuga ngo nawe tugize amahirwe kuba twakubona
ese abandi bantu batajya bitabira akazi wababwira iki? Babandi baramuka biyicariye ngo nta kazi bafite ngo ntaki, wababwira iki? Abo ni abasongarere. Nese mashi wowe akantu waba uzi wadukubitiraho ku buryo umuntu wese ari bukubona avuga ati nagiye kuri Ngurungunzu TV mbona akantu kabisa mbona umutwe mashini nkawe ubwo ngubwo nakaye wadukubitiraho katwemeza kuri mashine koko akantu watwereka kuri mashine ni nagake Akeretse mwansanze mu kazi nibwo nakabere. Twagusanze mu kazi. Nta cyo gutatu uzagusanga mu kazi mashini. Sibyo? Kabisa twabyiteguye tuze tunagusange mu kazi. Ugira umunsi mwiza mashini. Twari tukimwe rero na Rastaji reka tumureko yagende nawe yaje mu kazi. Hanyuma Rastaji umaze kubwira abakunzi bawe ko bagomba kugushyigikira bakaguteza imbere kandi natwe twagufasha gutera imbere. Ubu rero ugiye kuri Ngurungunzu TV ubu nuvuga ngo ugiye guhindura imico ugiye guhindura imyitwarire ubu wabaye umuraperi wabaye umuhanzi yego wabaye umuhanzi none se Rastaji mu banyamakuru wabarigeze wumva cyangwa wabonye wumva wemera n'inkande nje nemero mu nyamakuru yago suramuzi ntago namubona gutya amaso ku maso ariko nyine ngiye mwumva nyine bavuga ati hari umunyamakuru wemera kwitanga akazamura abantu iza YouTube bumva bifitemo impano biyamenera kabisa ariko nanjye buriya ngize amahirwe yo kumubona amaso ku maso byamfasha muri make umwemera ko akora ibikorwa byiza afasha abantu bazamura abantu aritanga none se Rastaji ubu wagufasha kuzahura na yago wabyakira gute nkagufasha guhura nawe ukamubona amaso ku maso wabyakira gute naho urabyumva ni kwaguserebra ni ibyishimo byandenga sinzi ukuntu nanjye nawe ndashaka kuzagufasha ukazahura na yago rero wifuza ko mwahura ryari wifuza ko mwahura inda nko mu bihe bihe cyangwa se inda mwaba muri muhuriye nko mu kahe bwanjye mba numva nejo twahura cyangwa se nejo buri tugahura byanjye bari fast baba we icyazama byibuze nkabogira anniversaire yo kuba nafungura imishumi y'inkweto ze byamfasha baba we icyama kuri anniversaire ye nkazafungura imishumi y'inkweto ze byaba bihagije Yande yago sho uzabigeraho Rasta uzabigeraho ugize ngo yago kuzagira ute hazafungura imishumi rase z'inkweto ye niba itafungutse aya yafunguka kubere